Nongeye kubaha ikaze kuri Mitive Inspires. Uyu munsi rero tugeze ku munsi wacu wa 13 mu minsi 28 ya gahunda yacu yo kwimenyereza umuco wo gushimira. Mbashimire rero abantu mwese twabanye mu minsi 12 ishize, ni ukuri twakoranye urugendo ku kintu gikomeye, kuko iriya minsi 12 yibandaga cyane ku kwiga, ku kwitoza gushimira, ku kumenya ni ibiki dufite dushobora gushima, twakwishimira. Akenshi twajyaga dusuzugura cyangwa se tutumva ko ari nk'ibitangaza mu buzima bwacu, tukabifata nyine nk'ibintu bisanzwe, ariko iyi minsi 12 dusanze ko ikintu cyose mu buzima bwacu burya ari igitangaza. Kugira ngo kigereho haba hakozwe ibintu byinshi cyane. Duhere ku ifunguro ritoya wenda turya mu gitondo cyangwa saa sita, kugira ngo rikugereho ugereho kurifata ngo urirye, riba ryaciye mu bintu byinshi cyane. Bakagombye gushima kandi ugashimira n'ababigizemo uruhare, ndetse ugashimira n'Imana yabikugejejeho. Urumva rero ni byinshi twari dufite byo gushima, ni byinshi dutunze mu buzima bwacu twagashimiye, ni byinshi cyane ntibibarika. Ari umwuka duhumeka, ingingo dufite nzima, kumva tukiriho byonyine, ni byinshi rero twabonye. Twakozemo urugendo rw'iminsi 12, bikaba bigiye kutwinjiza mu kindi gice. Iminsi 13 igiye gutangira, noneho natwe tugiye kwirebaho rero, tugiye kureba nyine gusaba ibyacu. Iyi munsi rero 13 uratubwira iki? Uratubwira uko izo nzi zawe wazaba impamo, wazigira impamo biciye nyine mu gushimira. Ngira ngo utarafashe igihe cyo gushima rwose, kumenya ni ibiki wagombye gushimira muri iyi minsi 12 ishize, nakugira inama yo gusubira inyuma mu mavideo yose ukareba ni ibiki wakagombye gushimira, kugira ngo bidufungurira amayira y'iki cyiciro kindi tugiye kwinjiramo. Uyu munsi rero ni ukuntu nyine uratushishikaza cyangwa se uratubwira, uraduhugura ukuntu inzozi zacu twazigira impamo biciye mu gushimira. Ni ukuri iyo ikintu cyose ufite ku mutima, iyo ugitekereza ukagihuzaho umutima, burya icyo kintu nk'aho uba ugikurura muri wowe. Ni nyine muri iyi minsi ishize twirindaga ibintu bibi kugira ngo bitadukururukaho, ahubwo tukizanira amashimwe gusa, tukajya dushimira ibyiza byatubayeho, ibi tukabishyira ku ruhande. Uko nyine ushima, uko wifuza ibyiza, kubyifuriza abandi, burya nawe bikugirirwaho biza, ni nka rukuruzi uba ubikurura. Rero kuri uyu munsi rero 13 icyo dukora ni iki? Ni ugufata, ni ukureba ibintu byawe nyine wumva wifuza. Kora urutonde rw'ibintu wumva wifuza bigera ku 10, ushobora kuba atari 10 yenda ari na bike cyangwa binarenga, ariko kora urutonde rw'ibintu wifuza wumva ushaka kuzageraho, urutonde rw'ibintu by'inzozi zawe, urutonde rw'imihigo ufite wumva ushaka kuzageraho, n'igihe runaka ushaka kuzabigereraho, ubishyire ku rupapuro. Numara kubishyiraho, noneho ubishimira Imana nk'aho nyine wakabyakiriye. Ko twabonye ko ibanga ryo kugera ku kintu wifuza ni ugushima mbere y'uko ukibona, cyanaza ukongera ugashimira. Rero fata ibyo byifuzo byawe, nurangiza ubyandike ku gapapuro, kimwe ku kindi ujye ushima nk'aho wabibonye, utekereze nk'aho wabibonye. Burya uko utekereza ibyiza, uko ubitekereza nk'aho bifite, ni rukuruzi nyine irabizana ikabishyira imbere yawe, nyine byikora nk'amaji, nyine nk'aka gatabo kacu nyine birikora nk'ubufindo, birakurura. Ibyo uhumeka, ibyo wumva, ibyo wiyumvamo nibyo biza. Iyo buri gihe witega ikibi, byanze bikunze kikuzaho. Hari igihe umuntu aba yiteze ikibi, yajya kubona yabona kibaye ngo iyi nayo nabivuze, wari wabivuze nyine. Ni bya bindi bikurimo, ibyo utekereje nibyo bikuzaho. Tekereza ibyiza rero, tekereza inzozi zawe ko zabaye impamo, kugira ngo zibe impamo koko, kugira ngo zize. Mu gusaba rero, mu kwandika, kugira ngo ibintu byacu bize nyine nk'ubufindo, uzajya wandika wenda uvuga ati, niba wenda uri umuryango mwifuza umwana, wandika uti ndashimiye kubw'inkuru nziza tugiye kwakira, kuko tugiye kubona umwana. Ndashimiye kubw'inkuru nziza kuko abakiriya banjye bagiye kwiyongera bakikuba kabiri. Ndashimira mbese gutyo ujye uvuga ikintu mbere yo gukora umuhigo wawe no kwandika, uvuge ndashimira ko mbyakiriye, ndashimira
ko bije ko bibaye impamo nyine ni uko nguko nyine ibanga ryo gusaba cyane urasaba urashimira mbere y'uko wakira noneho wamara no kwakira byamara kuza ukongera ugashimira ubwo gushima mbere y'uko wakira ni iki nyine niryo banga ni rukuruzi hari igihe nigeze kugacishamo ndavuga nti Yezu mbere yo gukora ibitangaza mbere yo kugira ikintu asaba Imana yarabanzaga agashimira ushimirwe dawe ko wemeye ko musubire muri Bibiliya musome abandusha wenda gusoma Bibiliya n'ibiki byose aho Yezu yagiye akora ibitangaza muzabibona nta na rimwe yavugaga ngo Mana ngo ndagusaba ngo nkiriza ngo kiza aba bantu yavuga ndagushimira Nyagasani Mana ko bigenze gutya na gutya ubwo sigiye kwinjira muri Bibiliya cyane murahari benshi murayisoma kandi mundusha kuyisoma ariko nyine mugende musubiremo muraza kubibona mbere yo gukora ibitangaza yarabanzaga agashimira ngaho rero natwe tubanze dushimire kuri ibyo twifuza bityo tuzaba tubikurura mu bitekerezo byacu tuzaba nkaho tuzaba twohereje rukuruzi yo kubizana biza bidusanga ibyo 10 rero wabyanditse twabonye urugero rw'ibintu ushobora kuba wifuza ashobora kuba ari ubuzima bwiza ashobora kuba ari amafaranga runaka ashobora kuba ari abakiriya ushaka muri business yawe ngo biyongere ashobora kuba ari umugisha w'umwana ushobora kuba ari wenda ari uko utegereje imbere byose bivuge ubishimire ushobora kuba wifuza ko urugo rwawe niba rubimeze nawe ushaka ko bigenda neza hagati y'uwo mwashakanye shimira ko Imana iguhaye amahoro mu rugo rwawe ubundi ibyo byose ngo ni rukuruzi bizajya biza bigusanga uko bitekereza nkaho byakabaye saba ari gutekereza nkaho byakabaye ubwo mvuze nyine ndondogora kugira ngo mubyumve neza ukuntu abantu basaba hari igihe dusaba n'uguye tugasaba nabi ntiduhabwe ugasaba nyine ugahora usaba Mana wampaye iki Mana ndifuza iki n'iki uyu munsi uravuze ndifuza iki ejo ndifuza shimira Imana irumva ishimire ko wakiriye kandi ko wahawe mbese byiyumve mara kusaba ubyiyumvemo ko ibyo bintu wasabye wabihawe kuko usaba nyine aratanga irabiguma nasenga ibihereze iratanga nyine ubyumve cyane reka mbaho urugero gatoya ushobora kuba wenda hari nk'umuntu wenda tuvuge ufite nk'ibintu abantu babiri baraje wenda baragusabye cyangwa se uranabahaye wibwirije ubahaye ibintu baragiye umwe wenda araje aragushimiye wenda ni amafaranga wamuhaye cyangwa ni ibiryo wamuhaye araje arakubwira ati nukuri kw'Imana ati wakoze ikintu waraye unkoreye nimugoroba ati watumye abana banjye barya cyangwa se inama warabingiriye nimugoroba yankijije nari ngiye kurwa mu bwobo undi aragiye aracecetse hajya nongera kubona ibintu benda ugiye nko gutanga byo kurya cyangwa ari inama ugiye gutanga uzahamagara nde mbere uzajya kureba wundi wagushimiye uravuga ati byibuze uriya hari we yarabikeneye na n'ubu aracyabikeneye reka mbimuhereze kurura rero urwo rugero urushyire muri ubu findo nyine nawe shimira niba ushimiye niba utekereje ibintu byiza nyine biraza nabyo birakururuka biza bigusanga uryo utekereza ibintu bibi ubusunika umugisha wawe ngaho rero ngayo nguko uyu munsi wa 13 wanze nkurondogoye ariko nagira ngo tubyumve twumve ko twarangiza icyiciro cy'iminsi 12 twiga gushimira kandi nizeye ko twabonyemo neza ibintu twakabaye dushimira kugira ngo bidufungure amayira y'iki cyiciro tugiye kwinjira mu cyiciro kindi rero cyatangijwe n'umunsi wa 13 nacyo kirimo ibyiza byinshi noneho ukuntu ibintu tuzajya tugenda tubyikurura nyine natwe dusaba ibyacu uburyo tuzajya tugenda tubisaba ni icyiciro nacyo gikomeye cyane muzabane nanjye kugeza turangizanyije iminsi 28 buri munsi ufite agasha kawo rero kora komenti urangize wohereza inshuti zawe iyi video yanjye noneho nabo baze dufatanye uru rugendo rwacu rwo kwishimira ibyiza ndetse no kumenya uburyo twasaba ibyo dukeneye. Mwahejo rero ku munsi wa 14 mukomeze mubane nanjye Imana ibarinde.